umwami Imana aduhaye amahirwe yo kongera kwibaza aho ubuzima bwacu bwubatse. Ese ubuzima bwawe bwubatse he? Ubwanjye bwubatse hehe? Nongere mbisubiremo, gusenga ni byiza kandi bikundwa n'abantu benshi. Hari igihe tutabibasha gusenga nkuko twabishakaga, ariko abantu benshi bakunda gusenga. Yewe bamwe bashobora no kubwira ngo dusengere kandi batemera neza cyane iyo Mana usenga. Rero numvise mu mutima wanjye ko bikwiriye ko utafatira hagati ngo ufatire hagati mu masengesho, ahubwo ukwiriye kumenyana n'iyo usenga, kandi ukwiriye kumenya aho urimo wubaka ubwo buzima uri musenga, kuko imirimo y'Imana iraryoha, gukorera Imana biraryoha. Abantu bafite umutima muzima utarwaye vraiment bakunda gufasha. Narabibonye iyo tugize igikorwa cy'ubutabazi cyangwa cyo gufasha, duhamagara abantu abizera n'abatizera baragihagurukira. Ariko nshuti y'Imana, ijambo ry'Imana ratubwira ngo umuntu byamumara iki gutunga iby'isi byose narimbuza ubugingo bwe. Ukaba warumviwe mu gusenga kwawe, waratabawe ku byo washakaga, ariko udafite ubugingo buhoraho, ugendanye natwe umeze nk'uduherekeje tutagiye hamwe, byaba biteye agahinda. Turimo turavuga rero ku kibanza cyangwa ku kibanze, kugitangira, ku itangiriro ry'uru rugendo. Nkwifuriza ko rwose ariho wahera, ubuntu bw'Imana bukakubaho, umwuka wera akakumurikira nk'uko abidukorera. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 8 ngo ubwo azaza, uwo ni umwuka wera, ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Niko Yesu yatubwiye, arimo avuga ko azatwoherereza umufasha umeze nkawe. Yohana 16:8 aratubwira ngo igihe azaza azatsinda ab'isi. Ikintu cya mbere azaheraho kudutsinda, kizakubwira ko watangiye urugendo kandi wahuye nawe, no kuzatsindwa n'icyaha. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana habivuga neza mu buryo bwumvikana. Haravuga ngo kandi naza azemeza ab'isi ko batsinzwe ku byerekeye icyaha cyabo. Ku nshuro ya mbere yo guhura na Yesu, atari guhura n'idini, umuntu aratsindwa akamenya burya ko ari umunyabyaha, kandi wenda yarasanzwe ari ingeso nziza, yarasanzwe avuga ko ntacyo atwaye agereranyije n'abandi. Ngo kandi naza zemeza ab'isi ko batsinzwe ku byerekeye icyaha cyabo, no kubyerekeye gutunganira Imana, no kubyerekeye urubanza. Twaratsinzwe ku byerekeye icyaha cyacu, twaratsinzwe ku bijyanye no gutunganira Imana, yewe no ku rubanza twaratsinzwe kuko twarabo gucirwaho iteka. Ku murongo wa 9 akavuga ngo azabemeza ibyerekeye icyaha cyabo kuko batanyemeye. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ntirica ku ruhande, ribivuga nk'uko ntago avuga ngo azabemeza iby'icyaha cyabo kuko bibye, kuko basambanye, kuko babeshye. Oya, ayo ni amashami y'ibyaha. Ahubwo azabemeza ibyaha, azabemeza ibyerekeye icyaha cyabo kuko batanyemeye, kuko banze kwemera Yesu n'ubuzima duha n'inzira y'agakiza yaduhitiyemo, kuko banze kumwemera. Uko niko mwuka wera atwemeza iby'icyaha, tugasanga burya turi ibyigenge, turiyobora. Naho ngaho umuntu atangira gutsindirwa. Imana itugirire neza. Ejo rero twasoje tutarangije, nifuza kuvuga ku bintu yadutsindishirije, sindi busubiremo byose. Icyakora gutsindishirizwa biraryoshye no kubivuga biraryoshye, ibintu utagizemo uruhare. Nkwibutse ko wenda ndibongere kukivuga hagati, nkwibutse ko utabaye umwere bigenda gute? Umwere ni umuntu wari uri mu rubanza hagati, bafite abamurega n'abamushinja, nawe araho ngaho ari we uregwa, dufite n'umwavoka wacu, umuburanizi wacu ari we Yesu. Hanyuma umwere bigenda bite? Nuvuga ngo bajya mu bimenyetso, bakajya gushaka ibimenyetso byaho nakoreye ibyaha, bakabishaka mu rubanza rusanzwe. Nuko bigenda, babishaka babibura, bakaza bakavuga ngo utansabaye umwere, nta cyaha na kimwe kimuhama. Twebwe suko byagenze, ibyaha byaraduhamaga kuko tutizeye umwana w'Imana. Twakuze twigenga kandi twavukiye mu cyaha. Icyaha suko wagikoze, n'ubundi wavukiye mu cyaha kuko ukomoka kuri Adamu. Rero ntago basanze turabere, ahubwo basanze icyaha kidutsinda. Hanyuma umuvugizi wacu Yesu Kristo ajya mu cyimbo cyacu. Niyo mpamvu byitwa gutsindishirizwa, ntabwo ari ugutsinda. Naratsinzwe, hanyuma bambaraho gutsinda ntakoreye. Niyo mpamvu iyo umuntu yasobanukiwe ibintu bikaba mu mutima we, azakunda Yesu buri munsi, azagenda gwiza kumukunda, azamwiha, kuko yamenye neza ko atigeze atsinda, ahubwo yabazweho gutsinda kutari ukwe. Imana ishimwe cyane. Nibiki rero yadutsindishirije? Ntasubiye ku byejo, ni byinshi uko umwami Imana yaduha kumenya. Icyo navuga nk'icyambere, yadutsindishirize ku rubanza rw'ibyaha. Ubu singitsinzwe n'ibyaha, abatsindishirijwe twese nta rubanza rw'ibyaha ruturiho, ntitugiciriweho iteka, twarababariwe. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Roma igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4,
haravuga ngo rwandiko yandika itorero ry'i Roma 8:1-4 ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Narindi munsi y'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, ndabaturwa uyu munsi ntwawe n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu. Umva uko Bibiliya ijambo ry'Imana ibivuga ku murongo wa 2, aravuga ngo kuko gutegekwa na mwuka w'ubugingo buri muri Kristo Yesu kwankuye mu buja bwo gutegekwa n'ibyaha n'urupfu. Ndasaba umwuka wera ngo aduhe ugutwi kwemera kwigishwa, aguha inyota kugira ngo umenye ibyo wizera ibyo ari byo. Dukunda ubuzima buhushiwe, niyo mpamvu inyigisho z'ibinyoma cyangwa z'ubuyobe ziza zikadutwara, kuko tutifuza kuba profond, gushorera imizi mu byo twizera ibyo ari byo. Icyampa mwuka wera akaguha ugutwi k'umuntu wemera kwigishwa. Umva uyu murongo uburyo ari mwiza, ngo kuko gutegekwa na mwuka w'ubugingo buri muri Kristo Yesu kwankuye mu buja bwo gutegekwa n'ibyaha n'urupfu. Iyo umuntu ari umuja ntaba yigenga, abagengwa n'ikimutwaye n'ikimutegeka. Itegeko kuko gutegekwa na mwuka w'ubugingo buri muri Kristo Yesu. Uwo mwuka w'ubugingo wanje mu ryari umunsi nahuye na Yesu, umunsi watsinzwe ugatsindishirizwa. Ngo kuko gutegekwa na mwuka w'ubugingo buri muri Kristo Yesu kwankuye mu buja bwo gutegekwa n'ibyaha n'urupfu. Kuko icyo amategeko yananiwe gukora, tugiye ku murongo wa 3 muri Bibiliya yera, kuko icyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka. Niyo mpamvu bahora bagowe ababanziriza kubwira abantu ngo ntugakora iki, ntugakora ikibanza, ugire gutya na gutya. Bahora bagowe, bahorana umuruho utarangira, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora, amategeko yananiwe kubikorera muri twe. Kubera iki? Atari uko amategeko ari mabi, ahubwo kubw'intege nke za kamere yacu. Hanyuma Imana irabihindura, noneho Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo. Ibyo amategeko yarananiwe gukorera muri nge, ibyo amategeko yarananiwe gukorera muri wowe, wakuze ubizi kudakwiriye kwiba ari kuriba, wakuze ubizi kudakwiriye kubeshya ari kurangura beshya, wakuze ubizi kudakwiriye gusambana ari kurangura sambana. Ayo mategeko rwose wari uyazi. Wakuze ubizi kudakwiriye kugira ishyari no kwangana ari kurangurangana, kuko amategeko yarananiwe kubikora ku bwa kamere y'intege nke zawe. Hanyuma ibyo binaniranye, Imana yacu ishimwe cyane irabihindura, ngo yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo aza afite ishusho ya kamere y'ibyaha, araza igitambo cy'ibyaha, arangiza acira ibyaha bya kamereho iteka. Umva uko Bibiliya ijambo ry'Imana ibivuga, ndabihamya n'ubitega amatwi urabyumva kandi biraba mu mutima wawe utazongera kuhimuka. Ngo ibyo amategeko atashoboye bitewe n'intege nke za kamere y'umuntu, Imana yarabikoze, yohereje umwana wayo bwite afite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha, kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha byabo, niko gutsinda burundu ibyaha biri muri kamere y'umuntu. Haleluya! Muri Kristo habaho gutsinda burundu ibyaha biri muri kamere y'umuntu. Imana ishimwe cyane. Reka nsubiremo. Iby'amategeko atashoboye, yari yabinaniwe, atabitewe nuko yo ari mabi, ahubwo ngo bitewe n'intege nke za kamere yanjye, za kamere yawe, bitewe n'intege nke za kamere y'umuntu, Imana yarabikoze. Niyo mpamvu gutsindishirizwa umuntu atabyirata, kuko nta ruhare wabigizemo. Ni Imana yabikoze. Imana yarabikoze, yohereje umwana wayo bwite aza afite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha. Umva urukundo twakunzwe. Umwana w'Imana bwite yaraje aza afite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha. Asa nawe, asa nanjye, atabikoreye kuko hari icyaha yigeze amenya cyangwa yakoze, ahubwo abikoreye kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha byabo, ahinduke igitambo cy'ibyaha byacu. Ngo niko gutsinda burundu ibyaha biri muri kamere y'umuntu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Niyo mpamvu agakiza ari umwuzuro, si agace kamwe. Hariho gutsindishirizwa, ariko aduhaye gutsinda burundu ibyaha byabaga muri kamere y'umuntu.
umwami ashimwe. Ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, kwa kundi twari twarananiwe, kwa gukiranuka muri amategeko twari twarananiwe, umwana w'Imana amaze kubikorera muri twe, ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko noneho gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Imana ishimwe cyane. Iyo twatsinzwe hanyuma tugatsindishirizwa tukakira impano y'ubuntu y'Imana, twimuka munsi y'itegeko ry'ibyaha n'urupfu tukagengwa n'irindi tegeko. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo ni ugutegekwa na mwuka w'ubugingo buri muri Kristo Yesu. Bibiliya yera iravuga ngo ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Iryo niryo ntuye munsi yaryo, abatsindishirijwe twese niryo ritugenga, ntitukigengwa n'itegeko ry'urupfu n'ibyaha. Imana itugirire neza. Menya neza, niba waragize umugisha hakaba ari umunsi mwuka wera yakubwiye ko uri umunyabyaha kandi ukeneye imbabazi z'Imana, ugatsindwa, ukihana, ukizera wapfuye ku musaraba, menya neza ko urubanza rw'ibyaha wamaze kurutsinda ku bwa Yesu. Haleluya. Yadutsindishije ku rubanza rw'ibyaha. Ikindi kandi yadutsindishirije ku bihembo by'ibyaha. Njyewe sinkibyishyuye, yarabyishyuye ku bwanjye. Ariko ubu Yesu wamwanga ute, wamurangarana ute, warangarira mu bihe? Kidutera kurangarira mu bindi ni ukutamenya ibi. Sinkishyuye ibihembo by'ibyaha, Yesu yarabyishyuye ku bwanjye. Uko niko dutsindishirizwa, kuko twarabo gutsindwa ibyaha, twarabo gupfa. Ibihembo by'ibyaha byagombaga kutujyaho, hanyuma bijya ku mwana w'Imana. Niyo mpamvu yapfuye, niyo mpamvu yamennye amaraso. Yishyuye ikiguzi nagombaga kwishyura, yishyuye ikiguzi abanyabyaha twagombaga kwishyura. Imana ishimwe cyane. Mu Baroma 6:23 kagace kabanza turakazi, haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Abaroma 6:23, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, nari uwo gupfa byiteka. Ntushobora gukunda Yesu gakeya wasobanukiwe icyo yagukijije. Umukunda gake kuko butarabihishurirwa, ukamushaka gake kuko butarabihishurirwa. Ariko uko bigwirira mu mutima wawe, ukamenya uko yishyuye ibyari bigukwiriye, ugenda witoza kumukunda buri munsi. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko Imana ishimwe kuko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Igihano kiduhesha amahoro yakishyizeho, nkuko muri Yesaya 53 hatubwira, igihano kiduhesha amahoro Yesu yakishyizeho, twebwe duhabwa amahoro ku Mana. Hagati yacu n'Imana hari harimo umworera muremure cyane, nta hantu nari buzahurire n'Imana yera, hari harimo umworera cyane utatuma duhura. Hanyuma Yesu yishyiraho igihano, twebwe tugira amahoro ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ikindi yadutsindishirije no kuri za nzandiko z'imihango zaturegaga. Nta birego mfite imbere y'Imana. Haleluya. Yadutsindishirije no kuri ku nzandiko z'imihango zaturegaga. Mu Bakolosayi 2:13-14, icyamu kagira umutima wabemera kwigishwa, ugutwi kwabigishijwe. Nasanze mu bibazo dukunda kugira twebwe mu barokore ari ukanga kwiga, kandi abantu biga nibo badatwarwa n'imiyaga y'uburyo bwose. Abantu bazi ibyo bizeye ibyari byo. Wabanaga mu ishyamba rya Amazone bamera, wabanaga ahantu bari bonyine hatabitorero hatabundi muntu bamera, kuko ibyo bizeye barabizi, ntibatwarwa n'imiyaga y'uburyo bwose. Ariko twafatiye hagati mu kigare, dufatira mu kirere, dutera za rero 100, tubiri cyuya turabyina, ako tugenda tutazi ibyo twizera ibyari. Ibyo rero ni byiza, ariko ntibibasha guhangana n'imiyaga y'ubuyobe, ntibibasha guhangana n'imiyaga y'ibihe. Ni byiza kumenya ibyo wizera ibyo ari byo. Yadutsindishirije no ku nzandiko z'imihango zaturegaga. Abakolosayi 2:13-14, ngo kandi ubwo mwari mupfuye, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu no kudakebwa kw'imibiri yacu, yaduhinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Nshuti z'Imana, gutsindishirizwa ni igitangaza, ni igitangaza kitagira akagero. Yesu yagukuyeho urwandiko rw'imihango rwakuregaga, kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba.
amategeko y'Imana yaraturegaga ko tutayubahirije, tutayabashije. Urwandiko rw'ibirego by'ukuri kutashoboye gukiranuka, kutashoboye kubaha aya mategeko n'imihango yose rwari ruhari rukurega. Hanyuma Yesu arugukuzaho kurubamba ku musaraba ku munsi watsindishirijwe ho. Imana ishimwe cyane. Si ibyo gusa, hariho n'imigenzo n'ibihango by'abasogokuruza bakoze twisanze tubirimo kubw'indahiro bagiye bakora n'ibihango. Iyo bajya gukorera ubwami bw'umwijima bakoreraga, bavugaga n'urubyaro rwabo n'abazabakomokaho, kuko umuryango w'icyaha wari ushingiwe ku buzima bwacu. Natwe twisanga muri iyo mihango tutabigizemo uruhare, tutari duhari. Ariko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, gutsindishirwa kunguraho n'iyo mihango yose y'abasogokuruza. Niyo mpamvu umuntu ateraganwa n'imiyaga iyo hirya no hino ibibazo bitandukanye, iyo aramenye iki asenga mu buryo butandukanye, ashaka Imana mu buryo butandukanye. Ariko iyo atamenye ibi ngibi bamukoza hirya no hino kubera kutamenya uwo yabaye we muri Kristo Yesu. Ikindi, abasha no gutsinda uburiganya bwa Satani kubera ukukumenya, kuko ukukumenya kubyara guhishurirwa, bigatuma umwanzi atatubasha. Ariko iyo ukukumenya no kuguhishurirwa tutabifite, turateraganwa n'imiyaga y'uburyo bwose. Dushaka babidukuraho, dushaka babitumaraho, kandi ntibinarangire. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko nitumenya ukuri kuzatubatura. Nta deliverance yuzuye izaba mu mutima w'umuntu utaramenya ukuri. Uzahora usengerwa, ariko numenya ukuri uzabatuka mu buryo bwuzuye. Imana ishimwe cyane. Kuko rero gutsindishirizwa kuzana ibintu byiza byinshi kandi byifuzwa, ngo twabize ku munsi w'ejo n'ibindi turimo tuvuga. Habubwa abagendana natwe mu nsengero, mu mirimo y'Imana, baza bagasimbukiramo hagati, bakifuza ibizanwa no gutsindishirizwa. Nshuti z'Imana, tukahagokera pe, kuko twebwe nitumenya uwigeze gutsindwa ngo yakira agakiza, tubona tugenda turi kivunge, twe nitubimenya. Umva rero akaga duhura nako. Abo bantu baza bagasimbukiramo hagati, bakifuza ibizanwa no gutsindishirizwa, bakamera nk'aho babaye abakristo ariko batarigeze bagira umunsi batsindwa ngo ijuru ribakire. Abo tukirwa tubasengera, dusenya ibihango by'abasekuruza, ariko ntibikore, kuko biracyabafiteho ijambo. Icyampa umwuka w'Imana akamurika mu mutima wawe, ugatsindwa, ukemera gutsindishirizwa. Imana ishimwe cyane. Nawe ukaraganwa n'abera uyu murage mwiza wo kuba munsi y'irindi tegeko ry'umwuka w'ubugingo rikorera muri Kristo Yesu, ugakurwa munsi y'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Imana itugirire neza. Yadutsindishirije kandi no ku butware bw'umwijima. Mu Bakolosayi 2:15 haratubwira ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Ntago turi abanyabwoba bagenda batinya ibitoga n'ibiduhinga. Ubwami bw'umwijima buzakomeza gukora kugeza ku iherezo, igihe Satani n'umuhanuzi w'ikinyoma na yanyamaswa bazabohwa, nibwo bizarangira. Nka ubwami bw'umwijima uko tekinoloji zamuka, nabo niko bazamuka muri tekinoloji. Umva, bafite tekinoloji, barakora amanywa nijoro, nasanze batajya bananebwa. Ye baba we, mbega abantu batanebwa kandi bazarimbuka, ariko ntibanebwa. Ariko umva, turashinganye ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Abatsindishirijwe, twatsindishirijwe no ku butware bw'umwijima bwose hatavuyemo nabo. Sinkeneye kumenya imigambi yose y'abarozi, sinkeneye kumenya imigambi yose y'umwijima, sinkeneye kwiga amadayimoni n'amazina yabo, ashwida. Nkeneye kumenya umwami no kongera kumumenya, nkamenya urukundo rwe ruruta uko rumenywa, nkamenya ubugari bwarwo n'uburebure bwarwo. Nkwiye gutinda kukumenya Yesu, sinkeneye kumenya ibyo bindi byose. Kubera iki? Muri Yesu ndamahoro, muri Yesu ndashinganye, muri Yesu ndanesha. Ese nuko umwanzi atazadutera? Azadutera pe, ntaru afite aba agent ahantu hose, ariko twaratsindishirijwe, dutsindishirizwa no ku butware bw'umwijima. Icyama umutima wawe ugaturiza mu kumenya uwo wagizwe we naho washyizwe. Tugitwarwa rero n'ubwami bw'umwijima, ntidutwarwa n'icyaha, ntidutwarwa n'imyuka mibi. Nta nubwo yarika ngo iture mu muntu watsindishirizwe. Yakurasa umwambi ugenda, yakubabaza, ariko ntiyarika ngo iture mu muntu wahawe ibi ngibi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu Gifaransa baravuga ngo iradepuye, kudepuya, kubanyaga, kubambura. Ngo iradepuye les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Yarabatsinze ku mugaragaro. Ni nkaho bavuga ngo mu giterane hagati, mu mwiyereko hagati, muri stade nka kuriya, kumugaragara arabatsinda. Izuba riva, ugendana ubwoba bw'inshuti y'Imana. Kumenya niko kubohora abantu.
Haleluya. Ku murongo wa 14 havuze ngo il a effacé, yarasibye arahanagura, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le croix, à la croix. Shinze umusumari ku musaraba, hanyuma ibirego byose byakuregaga kandi byakuregaga iby'ukuri byose ubikurwaho kubwo gutsindishirizwa. Uyu mwami twamutura iki uretse kumwiyegurira, uretse kumwiha, uretse kumubwira ngo mbwira icyo ushakaho maze mbeho ku bwawe, mbwira ibyo ukunda maze nitoze kubikunda, nyenyesha ibyo wanga maze nanjye mbigendere kure. Arabikwiriye. Haleluya. Yadutsindishije kandi ku muvumo w'amategeko. Abagalatiya 6:13, Abagalatiya 3:13 ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, yahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Burya Yesu yahindutse ikivume ku bwawe, dutsindishirizwa ku muvumo w'amategeko. Ntacyo tukibaye, turi amahoro, ntitugengwa nayo, tugengwa n'irindi tegeko ry'umwuka rikorera muri twe. Igikurikiyeho cya 6, yadutsindishirize kugira ngo tuneshe ibyo yageragejwemo byose. Ahanga tuzahagaruka mu nyigisho izakurikiraho. Yadutsindishirije kugira ngo tuneshe ibyo yageragejwemo byose. Nago Yesu yadutsindishirije kugira ngo dukomeze dutsindwe. Uhora utsindwa nkuko watsindwaga kera, kuko uyu munsi ntukirimbata, ufite umudendezo. Amahitamo yawe yo gukurikira Yesu no kutamukurikira arakora neza, bitandukanye nuko warimbata icyaha. Iyo nibutse ububata bwatuvuyemo, ntegura inyisho kare natekereje, nibaza ibyaha byinshi nagenderagamo ntazi n'impamvu nabigendeyemo. Wari wakora icyaha utazi n'impamvu wagikoze? Kibaza, kuki nabagaho kuriya? Ariko wari imbata. Esclave ntagira ubushake, aragengwa, arayoborwa. Imbata irayoborwa. Hari igihe umuntu akora icyaha avuga ati ndaza kunguka iki n'iki, ariko imbata. Niyo mpamvu dukwiriye gusengera bene wacu bagakizwa. Niyo mpamvu dukwiriye kwinginga Yesu akaduha umutima nk'uwe, tukababarira abantu wa Kristo, tukabasha kwingingira bene wacu bagatwikururwa ku maso nk'uko twatwikuruwe. Kuko ibyaha byinshi biranahombya, sinzi niba mubyitegereza, ibyaha birahombya bikagusiga muri stress zitarangira, bikakwambura icyubahiro, kagukura mu bantu, ukagenda ubebera, wibaza se ko umuntu abikora bishaka. N'ububata. Mbabazi data yatugiriye azigirire bene wacu. Yadutsindishije kugira ngo tuneshe ibyo yageragejwemo byose, ntabwo yadutsindishije kugira ngo dukomeze tuneshwe. Abaroma 6:22 haravuga ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana. Nifuza ko uyu murongo waza ufata mu mutwe. Abaroma 6:22 ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana. Twari imbata z'ibyaha, none twebwe twarabatuwe, twahindutse imbata z'Imana. Ngo mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye ababatuwe, abatsindishirizwe, abakuwe munsi y'itegeko ry'urupfu n'ibyaha bagashyirwa munsi y'itegeko ry'umwuka w'ubugingo rikorerwa muri Kristo Yesu. Umva uko byabagendekeye. Ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa. Ngo kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa. Muri make, imbuto yo kwezwa imera mu buzima bw'abatsindishirijwe. Hakaba ubwo dutinda tumara igihe dusaba abantu kwezwa batarigeze batsindishirizwa. Muri make ni uguhagarara ukajya ushaka gusoroma ahantu hatigeze haterwa imbuto. Nkarara nsengera umurima wanjye ngo umureme ibishyimbo, nta muntu wigeze ateramo imbuto y'ibishyimbo. Imana y'imbabazi itugenderanire na bene wacu. Mwuka wera amurike mu mitima yacu. Ngo mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha, abahoze turi imbata twabatuwe ku byaha, ngo tukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Aho niho tuzasoreza, ni mu bugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Kwezwa rero ni imbuto yo gutsindishirizwa. Nta muntu kandi wigisha undi kwezwa niba ataratsindishirijwe, ntago tumwigisha kwezwa. Icyo akora ibyo tumwigisha yabyiga bikamubera ikinyabupfura, bikamubera ingeso nziza, nta kindi kirenze icyo ngicyo. Kubera iki? Kwezwa ni imbuto imera ku batsindishirijwe.
icyakora abumva inyigisho bagafatira hagati bashobora kwiga ikinyabupfura kuko tunyuzamo tukigishwa abagore bakwiriye kwifata uko abagabo bakwiriye kwifata tukavuga kuva mu byaha n'ukuri bazakuramo ikinyabupfura n'ingeso nziza ariko ntibashobora kwezwa kuko kwezwa ni imbuto ivukira mu batsindishirijwe gusa ni imbuto imera ku gutsindishirizwa. Imana y'imbabazi itugirire ubuntu. Mu gutsindishirizwa umwami wacu yatsinze urubanza ku bwacu, hanyuma gutsinda kwe mbibarwaho nawe ubibarwaho. Imana ishimwe cyane. Ariko kuko twe twarakingiraniwe muri gereza y'icyaha turi imbata zacyo, yagombaga kuza kandi kudusohora muri iyo gereza. Ntiyari kudutsindishiriza gusa hanyuma bigarukire aho ngaho, yagombaga kuza kudusohora muri iyo gereza. Aho niho tujyana mu gucungurwa. Ndashimira Didier ejo yadushyiriho ya link ariko yashyize introduction gusa, aze gukomeza ashyiriho gutsindishirizwa, ashyiriho no gucungurwa. Byura mukozi w'Imana yateguye biteguye neza, uze kuza kubyumva. Imana iguha umugisha. Byinshi nabikuye mu nyigisho ze kuko numvise ari byiza ko bigera ku bantu benshi tukamenya ngo ubuzima bwacu bwubatse hehe. Haleluya. Ntitwavuga rero gutsindishirizwa tutavuze gucungurwa. No kuvuga ngo Kristo amaze kugutsindira ubazweho gukiranuka utakoreye kwe, utarigeze amenya icyaha agahinduka icyaha mu cyimbo cyawe, kuko wari imbata bimeze nk'ituye muri gereza ibifungiranye ahantu, wari ukingiraniwe mu cyaha, yagombaga kwishyura ikiguzi gituma aguhabwa ugasohoka muri ubwo bubata. Ibyo nibyo bijyana kugucungurwa. Imana ishimwe cyane. Nari nkingiraniwe muri gereza y'icyaha, nari nkingiranywe ndi imbata yacyo, sohorwa nuko Yesu yishyuye ikiguzi. Uko niko gucungurwa. Haleluya. Gucungurwa mu by'ukuri ari byo kuba hashede mu gifaransa, no kuvuga ngo nari naraguriwe ikindi, nari naraguriwe kuba imbata y'ibyaha, hanyuma Yesu araza yishyura ikiguzi cy'amaraso ye kugira ngo abashe kunsindira, anyegukane, ankure muri iyo gereza. Imana ishimwe cyane. Kuko wari imbata y'icyaha ntiwari bwivaneyo, Yesu yishyuye n'amaraso ye kugira ngo wowe ukurweyo. Haleluya. Mu Baroma 6 umurongo wa 20, rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 6 umurongo wa 20, ngusaba kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo usome izi nzandiko cyangwa urwandiko rw'Abaroma. Niba ufite ubunebwe usome igice cya 4, siko numva byose ari ngombwa, cya 5 cya 6 tugeze ku cya 8, ariko mu by'ukuri ni igitabo kigufi wanagisoma cyose ugenda buhoro ukongera ukumva ibingibi, ndetse n'igitabo cy'Abagalatiya, urwandiko rw'Abagalatiya. Reka dusome ahangaha Abaroma 6:20, ngubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Twari Bibiliya King James yakoresheje ijambo rivuga ngo twari servants b'icyaha, muri make twari abakozi b'icyaha. Nkuko nakubwiye ngo nitekerejeho nibaza ibyaha nakoraga ntazi impamvu nanabikoze. Twari servants. Ahandi hakoresha esclavage, aba esclave cyangwa imbata nyine, ariko ahangaha hakoresheje ijambo rya servants b'icyaha, twari abakozi b'icyaha. Ngubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Ntibyari bushoboke kuko nari imbata, nari umukozi w'icyaha, ntibyari bushoboke kugiranukira aho ngaho, ntibyari buze. Bibiliya ijambo ry'Imana ku murongo wa 20 aravuga ngo igihe mwari mu buja bw'ibyaha ntimwagengwaga n'ubutungane. Muri make nkiri imbata y'icyaha, nkiri umugaragu w'icyaha, nkiri umukozi w'icyaha, sinashoboraga kugengwa no gutungana. Niyo mpamvu umuntu atatsindishirijwe ibintu tumubwirira hagati aho ngafatiye hagati ntibizigera bikora. Ntibizigera bikora kuko nta tegeko n'ubutungane, nta tegeko no gukiranuka, ntaba munsi y'iryo tegeko ryo gukiranuka, ntibyanamukundira. Yabikora kubwo ikinyabupfura, kubwo abantu bamureba, cyangwa icyo ari buhombe, cyangwa icyo ari butakaze, cyangwa gutinya igihano n'ingaruka, ariko ari munsi y'itegeko ritamwemerera kugengwa n'irindi tegeko ryo gutungana. Ngo igihe mwari mu buja bw'ibyaha ntimwagengwaga n'ubutungane. Mukiri imbata z'ibyaha, mukiri servants of sin, ntago byashoboka ko mwagengwa no gukiranuka. Twari turi aba esclave b'icyaha. Imana itugirira imbabazi. Mu Bagalatiya 3:22-24, Abagalatiya 3:22, cyangwa reka dusome 22 yonyine, ngo ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe
gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Umve kano karongo, byakingiraniwe, twari muri gereza y'icyaha. Imana ni nziza yaduhaye Kristo, nta kintu cyari kugukiza, nta byago nko guhera ku idini rikagusaba kuzuza imihango yaryo. N'ugupfa kabiri, twabonye wa mwana mukuru ejo utarararutse ngo agende uburyo yararuhiye mu rugo rwase. Niko bimera iyo umuntu abwiwe idini no kwitoza gukurikiza imihango yaryo, bakabwira ati ubahiriza iyi minsi yo gusenga ntusibe, ubahiriza imboneko z'amezi, ubahiriza nturye ibi nibi, ubahiriza wambarije igera ku birenge, ubahiriza utega igitambaro, ubahiriza. Imana itugirire ubuntu. Kandi akingiraniwe, urimo urabwira imbata kwambarira neza muri gereza, urimo urabwira imbata gutunganira muri gereza, ntiyatunganirayo kuko ifite ubundi butware buri hejuru yayo. Ngo ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Niyo mpamvu mu gutsindishirizwa umurimo dufite n'umwe ni ukwakira, byagereranywa no kwizera icyo twahawe, kwakira iyo mpano y'Imana y'ubuntu, ntago bikorerwa. ngo niyo mpamvu ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ntago babiheshejwe no gukora, ntibabiheshejwe n'imirimo, babiheshejwe no kwizera. Namenye ko ndi umunyabyaha kandi nta kwikiza, nizeye wahindutse icyaha ku bwanjye. Ibyo bintu si umurimo. Imana ishimwe cyane. Twari dukingiraniwe gutwarwa, gutegekwa n'icyaha. Bikomoka hehe? Mu cyaha cya Adamu. Wari waragurishijwe uhinduka imbata y'icyaha muri kavukire yawe. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 15:22, Abikorinto 15:22 avuga ngo nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Umuntu rero uri muvugana akakubwira ati ariko ngiye burya nta n'ibyaha bikwabije nkora, uzamwibutse ko yavukanye kamere yacyo, uzabimwibutse. Nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Nakubwira ati ngiye ariko nta byaha, ati mbona nta kibazo, uzamwibutse imivukire ye ko yakivukiyemo. Imana itugirire ubuntu. Hashimwe rero Kristo watubereye incungu. Haleluya. Yatubereye incungu. Incungu ni ingurane, incungu ni ranso, incungu ni ikintu gitangwa kugira ngo ikindi kiboneke. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 2:5 kugeza kuri 6. Mwuka wera duhe gukunda ibyanditswe, numva nanjye bibaye byinshi, ariko niko bikwiriye kumera, nta kundi twakwiga. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 murongo wa 5 kugeza ku wa 6, haravuga ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Witangiye, nyemera wumva umurongo wa 6, witangiye kuba incungu ya bose ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana kuvuga ngo hariho Imana imwe rukumbi kandi umuhuza wayo n'abantu n'umwe, nawe ni umuntu, ni Kristo Yesu. Mwibuke ko Yesu yambaye akamero k'umuntu, akaba umuntu 100%, akaba n'Imana 100%. Ushobora kumbwira ibyo bintu bisobanuka bite? Ntibyasobanuka mu buryo bwuzuye mu bwenge bwawe, ariko niko kuri. Yagombaga kwambara akamero k'umuntu kugira ngo abashe kugibwaho n'igihano cyari kigenewe umuntu. Umuntu ni wari wacumuye ku Mana, umuntu ni wagombaga guhanwa. Ngo hariho Imana imwe rukumbi kandi umuhuza wayo n'abantu n'umwe, nawe ni umuntu, ni Kristo Yesu. Ariko umurongo dutindaho uyu munsi nubwo n'uyu wa mbere umeze neza, uwo dutindaho n'uyu wa 6, ngo witanze agapfa ngo abere incungu abantu bose. Yesu yaritanze arapfa ngo abere incungu abantu bose. Muri make incungu yabonetse barayishyura, wari ukingiranywe bakamurekura gataha kuko ikimwishyura cyabonetse. Hariho kandi gace keza gakurikiyeho kavuga ngo icyo ni icyemezo cy'uko Imana ishaka ko bose bakizwa, cyatanzwe igihe kigeze. Haleluya. Umuhuza w'Imana n'abantu n'umwe, nawe ni umuntu, ni Kristo Yesu. Witanze agapfa ngo abere incungu abantu bose.
ngo icyo ni icyemezo cy'uko Imana ishaka ko bose bakizwa cyatanzwe igihe kigeze. Kuba incungu yaratanzwe ngo ni icyemezo cyerekana ko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Mwarise tukavuga ubutumwa bwiza koko, wabibwiye bene wanyu, wabibwiye abo mwicarana, wabibwiye abo mubana, kuko ngo ni icyemezo Imana yatanze kigaragaza ko ishaka ko abantu bose bakizwa. Incungu yarabonetse kugira ngo hatazagira umuntu usigara muri gereza, kugira ngo hatazagira umuntu urimbuka kandi yaricaranye nawe. Ngo icyo ni icyemezo kigaragaza ko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana bitabishaka incungu ntabwo iba yaratanzwe, ariko iteka iyo umuntu atanze incungu nuko bashaka gucungura ikindi kintu, gukiza ikindi kintu. Yesu rero yaritanze nk'ingurane, yitanga nk'incungu ngo hatagira umuntu n'umwe usigara mu bubata, kandi yatanze incungu iremereye kuko yishyuje amaraso ye. Si ikintu yagiye kugura, ntiyatanze intama nk'uko bazitangaga, si ibitambo by'inyamaswa n'ibindi, ahubwo yatanze amaraso ye. Urwo ni urukundo rutagira akagero. Icyama bikava mu nkuru no mu magambo, ukabihishurirwa bikaguhindukira ubuzima, ukamenya icyo waguzwe. Uko agaciro k'icyo twaguzwe kagurira muri twebwe, niho turekeraho gupfusha ubuzima bwacu busa, niho turekeraho kuba mu bintu bitagira umumaro, kuko tumenya ko twaguzwe igiciro gikomeye, tumenya ko twakunzwe bitangaje. Ibyo ntitushobora kubigereranya n'imibabaro twahuriye n'ahangaha mwisi. Twaguzwe amaraso y'umwana w'intama. Yesu yagiye ku musaraba ku bwanjye, Yesu yagiye ku musaraba ku bwawe. Icyama ntiwiteshe ubwo buntu wagiriwe kubw'inyungu runaka umwanzi yabagushukisha. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere murongo 18 kugeza kuri 19. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere 18 kugeza kuri 19. Ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Birababaza iyo umuntu arimo arwanira idini runaka yasanze ababyeyi be basengeramo, hanyuma akarikoreramo, akarirwanira nk'aho ibyo ryamucunguwe. Ntiwacunguwe n'ubugaturika, ntiwacunguwe n'ubudive, sinacunguwe n'ubuporoso, sinacunguwe n'ibitu bibamo byitwa abarokore cyangwa ababonegeni cyangwa evangelike, sinacunguwe n'ikintu na kimwe, sinacunguwe n'umushumba, sinacunguwe n'ikintu na kimwe, nta kintu na kimwe wagombye kwizirikaho kitari cyo. Twacungujwe amaraso y'umwana w'intama atagira inenge n'icyasha. Uwo ni ukwiye kuzirikanwa ubuziraherezo, ni nawe uzakugeza kwa data. Igihe uziritse ku bintu ugasanga atari byo, urabirekura. Imana ishimwe cyane. Ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Kuva uyu munsi ijambo ry'ubupfapfa rivuga ngo sinareka idini ryanyu uzarireke, uzavuga uti sinareka umwami wanjye. Haleluya. Niba waragize umugisha ugahura n'umwami muri iryo dini, Imana nibishimirwe. Ariko niba warahuye n'idini ntuhure n'umwami, uri mu gihombo gikomeye. Kuko nitugera imbere y'intebe y'Imana ntibazahamagara amatsinda, ntibazahamagara amadini, bazahamagara bogejwe n'amaraso y'umwana w'intama. Bazahamagara wigeze gutsindwa, hanyuma bagatsindishirizwa n'amaraso y'utarigeze akora icyaha. Uko niko tuzaseruka imbere y'Imana yera, tutagombaga kuyegera kubw'ikimenyetso cy'amaraso kiri ku buzima bwacu. Hanyuma nahinguka avuga ngo yego yaremewe, turamubonaho amaraso yaremewe, turamubonaho amaraso yaratsindishirijwe. Ni koko yahoze ari umunyabyaha, ariko utarigeze akora icyaha yishyuye ibyaha bye. Uko niko tuzaseruka imbere y'intebe y'Imana yera. Haleluya. Nta rwitwazo, ntibazatubaza umubare w'ibyacu twatanze, ntibazatubaza umubare wabo twabwirije ubutumwa bwiza, kuko ikintu giteye agahinda, hari abantu bazavuga ubutumwa bwiza abandi bantu bagakizwa, ariko batazicara hariya hantu, batazahinjira. Bahindutse ibyapa, bamurikira abandi bantu inzira. Imana iturengere. Twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Kuki mvuze ibyo ngibyo? Ko hari abantu bazamurikira abandi, ntibabaza baberetse inzira, bafashe ibyanditswe mu mutwe ariko bitahinduye ubuzima bwabo. Iyo ubumana bwageze muri twebwe nta kintu na kimwe kibasha kubuhagarika. Turimo turavuga gutsindishirizwa, turimo turavuga gucungurwa, tuzavuga kwezwa, tuzavuga ayo ni amaterime rwose rimwe na rimwe agora umuntu akanabyibagirwa. Gutsindishirizwa urabizi nta si ijambo dusanzwe dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, rikoreshwa ahangaha gusa. Ntacyo bitwaye, ushobora kutazifata mu mutwe, uretse kukwiriye kuzifata kugira ngo umenye impamvu y'ibyiringiro byawe nk'uko Petero yatwandikiye, ariko utarazifata mu mutwe. Imana ni nziza. Iyo Yesu yahuye n'ubuzima bwacu ahura nabwo. Umunsi Yesu yahuye nanjye sinari gutsindishirizwa icyo ari cyo, ariko hari ikintu cyabaye mu buzima bwanjye kiba kirabaye. Mpamvu nari mvuze ngo harimo batazahicara kandi bavuga. Igihe kimwe umuntu yigeze kunyicaza, haciyemo imyaka myinshi, ansomera
kira gice cya 8 cyo mu Baroma. Sintekereza ko nari naragisomye kandi nari naramaze kuba mwigisha w'ijambo ry'Imana. Yego nari naramaze kumwigisha w'ijambo ry'Imana, tugenda tumenyeho gatoya tukongererwa kandi buke buke. Aranyicaza, era umukozi w'Imana tutari mu rusengero rumwe ariko dufite aho twahuriraga mu mirimo, kuko ntari nzi ubuntu bw'Imana, ariko ntibyari byarabujije ubuntu bw'Imana kunkoreramo, kuko nari narakijijwe. Sindarinze gutsindishirizwa icyari cyo ngo mbe nabivuga nkuko ndimo mbivuga uyu munsi, sinari mbizi, ariko ntibyari byarabujije ubuntu bw'Imana gukorera muri ngewe, kuko igihe Imana yaje mu buzima bwanjye naratsinzwe, menya ko ndi umunyabyaha kandi ndamusaba ngo yibore ubuzima bwanjye, kandi kuva uwo munsi yatangiye kwibora ubuzima bwanjye, nzinuka icyaha, nzinuka inzangano, ntangira kugenda nzinuka iby'Imana yanga. Umurimo w'ubumana wari wakoretse muri njye, nubwo ntari nzi terminology, nubwo ntari nzi ubuntu bw'Imana, ariko numvise kuzinuka icyaha kuje mu mutima wanjye, numvise kuzinukwa kubabaza Imana bije mu mutima wanjye. Hanyuma muri urwo rugendo n'ishyaka ryinshi no kubwiriza ubutumwa bwiza, nabwiraga abantu ko bagomba gutungana mu ngeso, kuko namumvaga ngenda ntungana mu ngeso, nkajya ngira ngo abantu babigiramo imbaraga n'uruhari. Ibyo nibyo nabwirizaga. Ngira ngo rero umunsi umwe arandeba n'ishyaka ryinshi mbwiriza ibyo bintu, arampamagara aranyicaza. Ibyo yavugaga byari ukuri kurimo ikinyoma. Nshuti y'Imana, ntabwo Satani ku bantu batangira urugendo azazana ikinyoma cyambaye ubusa. No, azanye ikinyoma cyambaye ubusa ntabwo twagikurikira, ariko abasa nk'abari muri ino nzira azatuzanira ikinyoma kiva, azatuzanira ukuri kuvanzemo akanyoma gakeya, nkuko Eva na Adamu basohotse muri Edeni basohowe n'akanyoma gake Satani yavanzemo gakeya. Uwo muntu witwaga umuntu w'Imana aranyicaza, asomera urwandiko rwo mu Baroma igice cya 8, anyigisha iby'iri tegeko ry'umwuka w'ubugingo rikorera muri Kristo Yesu, ambwira n'itegeko ry'umwuka w'urupfu n'ibyaha. Ariko zaho yaganishaga hari hababaje. Yaganishaga kumbwira ko abari muri Kristo Yesu batakigengwa n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, bagengwa n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo ri muri Kristo Yesu. Noneho ibyaha byabo niyo babikora bititwa ibyaha. Nshuti y'Imana, hanze aha hari ibirura byambaye impuzi ntama, aho mbere mushumba waba kuri social media ngerwaho n'abantu benshi mba ntazongera no kubona. Urabona iyo uhura n'umuntu utazongera kubona, aragutinyuka akakubwira ibyahe na he. Namenye ko habaho ibirura byambaye uruhu rw'intama. Kugwa mu cyaha si igitangaza, gusitara si igitangaza, ariko gutagatifuza icyaha Imana ibababarire. Umuntu akabwira umutoya mu gakiza, akambwira ati usambanye n'umuntu wejejwe ntago biba ari icyaha, nta madayimoni agushyiramo. Imana ibabarira abantu bitwa b'Imana, nako Imana ibababarire. Icyo navugaga rero, utaramenya terminology zose utazi gutsindishijwe cyari cyo utazi kwakijwe kubwo buntu, ariko n'imbuto y'Imana yarageze muri. Niyo mpamvu nafite ubwoba bw'abantu bagize umugisha wo gutsindwa. N'ukuri niyo baba bari mu buyobe bazagaruka kubw'imbabazi z'Imana. Ibyo bintu yarabimbwiye kandi yafite amagambo menshi atondetse, ariko numva umutima wanjye ni wemeranyijwe nabyo. Arandeka nyina abona ndaniranye, ntazi imirongo myinshi ya Bibiliya, ariko imbuto y'Imana yarageze muri iki. Yesu ni mwiza, azadukiza ibirura byambaye impuzi ntama. Nongera ngo usitara ku cyaha si igitangaza. Uri umuntu ubuntu, twese dufite kamere turwana nazo. Ushobora kurwana n'ubusambanyi, nge ndwana n'umujinya. Twese dukeneye gukira, twese dukeneye gutabarwa n'Imana, ariko biragatsindwa n'Uwiteka. Kuyoba, warangiza ukayobya nkana, ukayobya abato mu rugendo, ukabatinyura icyaha. Ngo twaratsindishijwe, ngo turi munsi y'itegeko ry'umwuka w'ubugingo rikora muri Kristo Yesu. Iryo ryabyaye ikirenza amategeko ya Mose, ryabyaye kuyoborwa n'umwuka w'Imana muri twe. Nta nubwo bakitubwira ngo ntuzasambane ntuzibe gusa, ahubwo dufite andi mategeko atugenga. Nuko umwanya wagiye wenda tutari buhagere, dufite andi mategeko atugenga arenze ibyo. Twihana n'inzira zigana mu kibi, tukazihunga tutanakigiyemo. Imana itugirire imbabazi. Haleluya. Natwabonye bahongeze, yadutsindishije ku muvumo w'amategeko, yadutsindishije kugira ngo tuneshe ibyo yageragejwemo byose. Ntitukiri imbata z'ibyaha, ahubwo dusigaye dutwarwa no gukiranuka. Aha twatugeze ku byo gucungurwa, kuba incungu. Kuko twese ko twarakingiraniwe mu gutwarwa n'ibyaha, dukeneye undi muntu wishyura ku bwacu. Ariko niko Yesu yaje atubera incungu, kandi ntitwacungujwe ibyoroshye, twacungujwe amaraso ya Yesu. Mwibuke ko hatabaye kumeneka kw'amaraso nta kubabarirwa ibyaha. Ntuzumve ibibazo by'ubupfapfa bivuga ngo si Imana ngo nta bundi buryo yari gukora ngo ikiza abantu, ngo itarinze kwica umwana wayo.
nugira umwanya umuntu yiteguye gutega amatwi uzamusobanurira byose, ariko niziba ari impaka zitagira umumaro uzamusengere ahure n'Imana. Hatabaye kumeneka kw'amaraso nta kubabarirwa ibyaha. Ikindi umwana w'Imana yagombaga nyine guhinduka umuntu kugira ngo abashe kujya mu mwanya w'umuntu. Umuntu niba ari wacumuye ntabwo yagombaga gukizwa n'ihene, yagombaga gukizwa n'umuntu. N'ubwiru bw'Imana bw'igitangaza ngo Imana kwambara umubiri. Imana ishimwe cyane. Kuba incungu yaratanzwe rero byadukuye muri ya gereza y'ububata. Icyo bigusaba ni kimwe, n'ukwakira uwo murimo Imana yakoze mu buryo bwuzuye. Yesu yaje kwishyura umwenda twari dufitiye Imana kubw'ibyaha byacu. Wowe nanjye twari turi mu Imana umwenda. Haleluya. Hanyuma Yesu yishyura uyu mwenda, yishyura umwenda w'ibyaha byawe, niko kutubera incungu. Imana rero ni urukundo, ariko kandi Imana iri juste, Imana irakiranuka. Kubera ko Imana ikiranuka ntiyari bureke icyaha kidahanwe. Niyo Satani turega aravuga ati Imana urera urakiranuka, uriya muntu ntiwamureka utamuhaye gusarura ibyo yabibye. Imana ni urukundo, ariko Imana irakiranuka. Niyo mpamvu icyaha cyagombaga guhanwa, niyo mpamvu Yesu yahanwe mu cyimbo cyacu. Hanyuma mu rukundo rwayo natwe duha ubuntu ngo twizere dukire. Imana ishimwe. Imana yuzuye urukundo, ariko Imana irera kandi irakiranuka. Yagombaga guhana icyaha, niyo mpamvu igihano cyari kidukwiriye cyagiye kuri Yesu, ariko mu rukundo rw'Imana iduha n'ubuntu ngo twizere dukire. Haleluya. Mu gucungurwa rero habaye ibintu byinshi, kandi niba bikwirwamo ko twabivuga muri uyu mwanya. Twaracunguwe, ariko kwa kundi kuba hashete. Icyo nagize icya mbere, twari twaraguriwe kuba imbata z'icyaha, arongera aratugura ubwa kabiri. Iri jambo rikoreshwa ryari yarakoreshejwe no mu isezerano rya kera, aho ngewe nk'umuntu wabaga ufite ubushobozi nashoboraga kugura imbata ikazi kankorera esclave. Uyu munsi ntabwo ibyo bintu bikibaho. Umukozi n'umukozi afite right, afite uburenganzira, arahembwa umushahara we, kandi iyo utamuhaye uburenganzira bwe yanakurega. Ariko imbata uko zabaga zimeze, esclave uko zabaga zimeze, yabaga ari igikoresho cyanjye bwite. Nabaga namuguze, hamugura akaba igikoresho, nk'uko icupa ari igikoresho cyanjye, nk'uko isuka ari igikoresho cyanjye. Imbata nuko yagurwaga. Hanyuma iyo mbata yagombaga gucungurwa, uko byagendaga, hagombaga kuza undi muntu ufite amafaranga menshi, ufite ifeza nyinshi ziruta igiciro ya mbata yatanzweho. Hanyuma akaza akishyura utunze imbata muri iyo minsi, nyirayo urimo gukorera yayishyura, noneho ya mbata igacungurwa ikagenda. Niyo mpamvu hakoreshwa ijambo ryo gucungurwa. Uko niko Yesu yatuguze. Twari twaraguriwe kuba imbata z'ibyaha, twari imbata za Satani. Hanyuma Yesu yishyura ikiguzi kirenzeho, hanyuma we nanjye dukurwa muri iyo gereza. Imana ishimwe cyane. Uko niko twaguzwe. Abikorinto ba mbere 6:19-20. Abikorinto ba mbere 6:19-20. Ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimukiri abanyu ngo mwigenge. Umva igituma utaba wawe ngo wigenge, waraguzwe nshuti y'Imana. Ngo kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ntitukiri abacu ngo twigenge, kuko twaraguzwe, twabaye hashete. Bari baratuguze bwa mbere, murabizi nuko hasheta, kugura bwa kabiri nuko hasheta, niko byari byaratugendekeye. Haleluya. Hanyuma umwami atanga ikiguzi cy'amaraso ye, ndacungurwa, nkurwa mu bubata bwa Satani. Nari imbata mu rugo rwa Satani, nari imbata mu bubohe bw'icyaha. Data atanga Yesu, yishyura incungu y'amaraso ye, yishyura ikiguzi, sohorwa muri gereza. Imana ishimwe cyane. Gucungurwa kandi kwadukuye aho twari twarashyizwe mu bubata. No kuvuga ngo yishyuye ikiguzi, icyo ni kimwe, ikiguzi kiratanzwe, ariko noneho icyo gikorwa cyo gucungurwa kinadusohoye muri gereza. Turimurwa. Muri make tuvuye mu bwami bumwe tugiye mu bundi. Niyo mpamvu utagombaga kugendana ubwoba ngo bizambaho, ngo bizagenda gutya. Twarimuwe, twahawe, baradutransfer dukora mu bwami bw'umwijima tujyana mu bwami bw'umucyo, aho niho batsindishirizwe twese dutuye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, Abakolosayi 1:13-14, ngo niho wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Niho waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Yatuvanye mu bwami bw'umwijima aradutransfera mu bwami bw'umucyo bw'umwana wakunda. Niyo mpamvu Yesu ari mwene wacu wa bugufi. Haleluya. Niyo mpamvu dufite ikimenyane mu ijuru. Niyo mpamvu dukwiriye kwirirwa ubunza umutima no kutamenya ibi. Nari imuwe, nakuye mu bwami bw'umwijima.
natwawe mu bundi bwami bw'umucyo bw'umwana w'Imana akunda. Yesu yambereye mwene wacu wa bugufi. Mu bihe byo gucungurwa nuko byagendaga, muribuka kwa Bowazi na Barusi no kwa Nawomi nuko byagenze. Nawomi na Rusi basubiye iwabo, bakeneye wabahungura kugira ngo umuryango wo kwa Elimeleki utazima. Habonetse umugabo mwene wabo w'umugabo wabo wa bugufi, hanyuma umwe biramunanira, haza Bowazi nuko yaje arabacungura kugira ngo uwo muryango ntuzime. Hagombaga gucungura nde? Mwene wabo wa bugufi. Uko niko Yesu atagira isoni zo kuzatumurika imbere ya Data, ngo kubera iki? Atwita bene se. Nubwo ari umwami wacu akaba umukiza wacu, ariko atwita bene se. Twagomba gucungurwa n'uwo duhuje amaraso, n'uwo dufitanye isano. Uko niko yabigenje igihe yatwakiraga, ngo yahuje umubiri n'amaraso natwe. Haleluya. Ngize umugisha wo kumenya ibyo bintu. Iyo nsenga ndavuga ngo ubwo Yesu ubwo wahuje umubiri n'amaraso nanjye, nkaba mbihuje n'abandi navukanye nabo, nashakanye nabo, nkaba mpuje nabo umubiri n'amaraso, mpagaze mu cyo mbingingira kuko mfite ikimenyane kuri wowe Yesu. Muje nawe umubiri n'amaraso kandi mbihuje n'abandi bene wacu hano ku isi. Nkabihanira nkabingingira kuko duhuje isano y'amaraso n'umubiri hano mu mubiri, hanyuma nkabihuza na Yesu. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Gucungurwa kandi kwaduhesheje umudendezo wo guhitamo. Muribuka ko imbata ubundi itagira umudendezo, itwarwa nkaho bayifashe ku ijosi bakayikoresha icyo bashaka, ariko Yesu yishuye ikiguzi cyo gucungurwa kwacu, byaduhesheje umudendezo wo guhitamo. Ntabwo ibyaha bikidutwaza igitugu. Dufite guhitamo kumvira Imana cyangwa kutayumvira. Abatsindishirijwe, munyumve neza, abatsindishirijwe iyo dukoze icyaha tuba tubihisemo. Turareshywa, turageragezwa, turasabwa, ariko iyo tugikoze tuba tubihisemo. Kubera iki? Ntitukiri imbata. Abataratsindishirizwa ni imbata, babatwaje igitugu ku ijosi, ariko we kubw'incungu yatanzwe uri umudendezo. Iyo ukoze icyaha ubu gihisemo. Ushobora kuba wabuze kwirinda, ushobora kuba wagiye ahantu utagombaga kujya, ushobora kuba wakinguye imiryango runaka, ariko nagira ngo ubwire ko ufite imbaraga z'amahitamo. Yesu ntiyigeze akora umurimo igice, yawukoze mu buryo bwuzuye. Icyaha kirandeshya kikantera kurarikira mu mubiri wanjye, ariko kugira ngo ngikore nabyemeye. Ndavuga nti ndawugaburiye, uhaga uryoherwe, niba urugero ari icyaha cy'ubusambanyi ugubwe neza rwose mu marangamutima, ariko wabyemeye. Buryo ufite n'imbaraga zo kubyanga. Ntibazakubeshya, tuzabivuga wenda kubw'umunsi w'ejo. Gucungurwa kwaduhesheje umudendezo. Ntabwo Yesu yagukuye muri gereza ngo yongere ayigusigemo, yayigukuyemo. Ntukiri imbata y'icyaha. Niba waratsindishirijwe, buryo ufite umudendezo. Paulo yaratwandikiye, umugaragu w'Imana, aratubwira ngo ntituragira aho tuvusha amaraso mu ntambara turwanya icyaha. Irari burya wakwemera ugahira umwuka, ariko ntusubmitinge, nturyumvire. Umujinya urashaka kumusubiza, burya wakwemera amagambo akakuniga, ntumusubize. Ntituragira aho tuvusha amaraso mu ntambara turwanya icyaha. Ni ukuvuga ngo dufite izo mbaraga twebwe twese abatsindishirijwe. Haleluya. Niba mwibuka abantu twasomye havuze ngo yatsinze burundu ibyaha byakoreraga muri kamere yacu. Yarabitsinze. Kwemera gutwarwa na kamere yanjye burya mba nabihisemo. Nshobora kubihitishwamo n'intege nke. Iyo ntarimo kugaburira umwuka wanjye, burya mba natangiye guhitamo kuzatsindwa. Umwuka wanjye ukaba uri weak, nahura n'ikingerageza kitari kimwe kikambasha. Data yabwiye Kayini amaze mbere yuko yica mwene se, yarambwiye ngo dore ibyaha byituga tugiye ku rugi rw'umutima wawe, ngo ni wowe bishaka, nyamara ushobora kubitegeka. Niko byituga tugira ku nzugi z'imitima yacu. Burya biba byituga tugiyandika SMS itariyo, biba byituga tugihobera umuntu mu buryo butari bwo, biba byituga tuguri mujya ahantu utagombaga kugenda, iri mugendana n'umuntu utagomba, biba byituga iyo umusubiramo abantu bakubabaje ubimeditating aho kumeditating ijambo ry'Imana, aho gutekereza ku rukundo rw'Imana ugatekereza umubara abantu baguteje bikabyimba warangiza ugaturika ukabibasubiza. Biba byituga bidukomangira, burya dufite imbaraga zo kubitegeka. Kandi abakijijwe iteka iyo tuguye mu cyaha turicuza, turababara. Abakijijwe kumva uhemukiye umwuka w'Imana, ukumva kandi kuki ko kutihanganye ngo wirinde kiriya kintu. Ndavuga abakijijwe, abagize umunsi wo gutsindwa. Nk'abataragize umunsi wo gutsindwa barabipangana ubwenge n'amanyanga n'ubukorikori
ubuhemu n'ububi n'ububi bw'ubwenge bwinshi. Imana itugirire ubuntu no kwiyoberanya n'uburyarya abataratsindwa. Gucungurwa rero kwaduhesheje umudendezo wo guhitamo, ntabwo ibyaha bikidutwaye. Twaha umudendezo, ntabwo ibyaha bikidutwaza igitugu, tubasha guhitamo, turi libre, dufite umudendezo. Mu Galatiya 5:1 avuga ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba bumudendezo, ubwo Kristo yatubaturiye kuba bumudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongeye kubohwa n'ububata. Umva nshuti z'Imana, aratwinginga watubaturiye kuba bumudendezo, aratwinginga ngo niduhagarare dushikamye mutacyongeye kubohwa n'ububata. Kuki dushikama? Icyaha kiba kinkurura kinjyana mu by'Imana yanga, kindeshya. Ijambo ry'Imana avuga ngo nimpagarare nshikamye ne kukitaba, kizakomanga cy'uburyo bwose kugeza igihe uzavira muri uyu mubiri. Icyakora harimo kubw'ubuntu bw'Imana, iyo umuntu amaze iminsi agendana n'Imana, haba ibyo bisa nkaho yenze kubitsinda rwose, atakiri ibyo Satani amugerageresha, abona aho ngaho nyine byaramunaniye. Ariko ntibivuga ngo abagutega ngo azenguruka nk'intare yivuga ashakisha aho yaconcomera. Abakivuga tutaze ntagisambanye, yego koko yarabirenze, ariko reka tumutege igihe azaba arangaye. Ibintu nibaza ko nta kongera kubigwamo ko bitashoboka, ariko ategereje iminsi yawe y'intege nkeya ngo ahora azenguruka nk'intare yivuga ashakisha uwo yaconcomera, yamira bunguri. Niko ko hari ibyaha twatsinze, tumaze imyaka twarabitsinze bitakitugarukaho, ariko dufite ibindi biri muri kamere yacu turimo turwana nabyo. Urugendo rwo kwezwa, urugendo rwo gusa n'Imana nuko rumeze, tuva kuri bimwe tugenda turushaho gusa na Yesu. Ariko reka nkwibutse ko ufite umudendezo. Ufite umudendezo, ntago wacunguriwe kugira ngo ukomeze utegekwe nabyo. Ngubwo Kristo yatubaturiye kuba mu mudendezo, nuko muhagarare mushikamye. Hagarara ushikamye cye kukujyana, muhagarare mushikamye mutacyongeye kubohwa n'ububata. Ntukwiriye kuba imbata y'ikindi cyari cyo cyose, dukwiriye gusubira inyuma mu bubata ubwo ari bwo bwose, kuko noneho dufite umudendezo n'amahitamo. Abagalatiya Paulo yandikiraga bo bari barimo kongera kwibohesha amategeko. Kwibohesha amategeko icyo bivuga, bashaka kongera gukizwa nayo. Banze nkora ibintu nuzuza ibinkebwe, nuzuza amasabato n'imboneko z'amezerera, hanyuma mbese bimere nk'ari byo bimpesha agakiza. Imana itugirire ubuntu. Abafite umudendezo rero ntituri abadafite amategeko, ahubwo tugengwa n'irindi tegeko. Reka ndisome soreza ahangaha, tuzakomeze ku munsi w'ejo. Abafite umudendezo, twebwe tutakiri imbata, nagaruko tudafite amategeko, ahubwo tugengwa n'irindi tegeko rihebuje kuruta yayandi. Mu Bikorinto ba mbere 9:21 Paulo yarabitubwiye. Imana ibishimirwe kuri ibi bintu byahumetswe n'umwuka twahawe. Abikorinto ba mbere 9:21 haravuga ngo kuba dafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko, kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Sintwarwa na ntukanywe, ntukaryamye, ntugahaguruke, ntukagire gutye, dutwarwa n'irindi tegeko. Haleluya. Kuba dafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko, kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Aya mategeko adutwara n'amategeko y'umwuka akorera mu ngingo zacu, ntago abinyuma, abimbere mu mutima ku bwa Mwuka Wera. Ni imigezi itemba muri twebwe idukumbuza kunezeza Imana. Ntabwo tuba tugitwarwa ntukagire gutya, ahubwo Mwuka Wera twongorera n'ibindi bitureba ku giti cyacu atabwiye undi muntu, kandi wabikora ukamera nkaho ukoze icyaha. Kandi ntibiba bikivunanye ko bidaturuka inyuma, biba biryoshye ko bituruka imbere muri twebwe. Nirya sezerano bari barahawe rivuga ngo Imana ngo ntizongera kubaha amategeko yanditse ku mabuye, ngo izayandika ku mitima yabo. Haleluya. Abatsindishijwe twagira dufite amategeko ya Kristo akorera mu ngingo zacu, bituma kubaha Imana bitakitubereye umugoko, bitakituvanye, ahubwo n'uburyo turi mu rugendo rw'urukundo hamwe n'Imana yacu. Nta rugendo rw'urukundo ruvuna, nta rugendo rw'urukundo rubiha, itekura wenjoyinze kugendana n'uwo mukundana. Rero iri tegeko rya Kristo rikorera mu ngingo zacu ntituvunanye. Ntabwo kuba nta sambana ari igihombo, ntabwo kuba nta kwiba ari igihombo, ntabwo kuba nta gutuka ari igihombo. Nejejwe no kunezeza uwanguza amaraso, nejejwe n'itegeko rye rikorera mu ngingo zanjye. Haleluya. Imana tuyihaye icyubahiro. Iyo dukoreye ibyo ngibyo tutabikwiriye, nihabwe icyubahiro. Tuzakomeza ku munsi w'ejo, nitutabirangiza tuzakomeza kuwa gatatu ubutaha. Umwami Imana aguha umugisha. Izi ni inyigisho umuntu adakwiriye kumva rimwe, wongera ugasubirayo kugira ngo byandikwe mu ndiba y'umutima wawe, umenye icyo waguzwe, umenye agaciro ufite muri Kristo Yesu.
umenye imbabazi zitagira akagero wagiriwe. Byandikwe mu ndiba y'umutima wawe, byandikwe no mu bwenge bwawe, kugira ngo ubone uko usubiza ukubajije impamvu z'ibyiringiro byawe. Uba ufite icyo kumubwira, ukubaza ngo wakijijwe iki n'ubundi ko ari umwana mwiza. Uba ufite icyo kumusubiza, nkubwire ko wavukiye muri kamere y'icyaha, kutari ukeneye kubanza gukora no kudakora, ahubwo wavukiye mu cyaha. Wahawe urupfu na Adamu wa mbere, wagombaga guhura na Adamu wa nyuma, Kristo Adamu wa kabiri, kugira ngo wakire impano y'ubugingo y'Imana. Data, turagushimye umugoroba mwiza uduhaye n'amagambo yawe utwigishije. Mwuka wera ngwino yatwigishe kurushaho, ngwino yanyigishe, yandikwe mu ndiba y'umutima wanjye, yandikwe mu ndiba y'imitima y'abatwumva, yandikwe mu bwenge bwacu nyaguhora ku ngoma. Uduhe kuyatindamo kugira ngo tube twiteguye iteka gusubiza impamvu z'ibyiringiro byacu kuba tubaza. Abantu batubajije impamvu z'ibyiringiro byacu, tuba dufite icyo kubasubiza. Ibihe bitubajije byaduhinyuje, tuba dufite icyo gusubiza. Urakoze kubw'urukundo rutagira akagero wadukunze. Urakoze ko wishyuye ikiguzi cy'ibyaha byanjye. Urakoze kuba wishyuye incungu, warandashese, waranguze ubwo narenguriwe gukora ibyaha, ndi imbata yabyo, ntazi impamvu ntwawe nabyo. Waraje wishyura ikiguzi, ndatsindishirizwa, ndababarirwa, ndacungurwa, nkurwa muri gereza nari mfungiraniwemo y'ibyaha no gucumura ku Mana. Uyu munsi mfite umudendezo, mfite umudendezo, sinkiri imbata y'ibibozi, mfite umudendezo. Ubuzima bwawe buratemba muri twe. Dufite n'amategeko atanditse ku mabuye, dufite n'amategeko atavuga ngo ntukoreho nusogongere, dufite n'amategeko yawe akorera mu ngingo zacu, adukumbuza kugukurikira, adukumbuza kukubaha, adukumbuza kwezwa. Twebwe bafite ibyiringiro byo kuzakubona, adukumbuza kwezwa nk'uko wowe wera, adukumbuza kubonera nk'uko wowe uboneye. Abafite